Inzoga ni ikinyobwa cyose kirimo alcool utitaye kuri ku gipimo cy'alcool. Alcool ni produit chimique iba mu byo bita chimie organique. Ubirebye uko byanditse hariya, iriya ni atome de carbone, ziriya ni hydrogène 3, iriya ni atome de carbone, ziriya ni hydrogène 2, iriya ni composé bita OH, ari nayo propriété chimique y'amalcool yose muri rusange. Rero ethanol yo ifite iriya formule chimique uko muyireba. Hari ubundi bwoko bwa alcool bita methanol, nabwo dushobora gusanga mu nzoga. Yo ikozwe na atome imwe ya carbone, hanyuma na atome 3 za hydrogène, n'iriya gutuma OH nababwiye, ya yindi nyine propriété ya za alcool zose. Indeke, amasaka n'iki byose bihinduka inzoga iyo bamaze kubaho processus chimique bita fermentation. Iyo fermentation ni uburyo isukari ihinduka alcool. Akenshi biba habaye fermentation ikozwe na za microorganismes bita amalevure. Uriya musemburo bashyira mu nzoga, bashyira mu kigage, cyangwa se kwa kundi bafata umutobe w'ibitoki bakawutara bagashyiramo imbetezi, niwo musemburo baba bashaka kugira ngo hazabe iyo fermentation. Iyo fermentation rero niyo ifata ya sukari yari muri bya bintu twavuze mbere, yari muri wa mutobe wavuye muri ya mineke cyangwa se muri ya fu yavuye muri ya masaka cyangwa ibigori, habaho iyo procedure bita fermentation. Noneho ya sukari kaza guhindukamo icyo bita alcool. Ushobora kubona inzoga yawe irimo ethanol ivanze na methanol. Akenshi methanol ibajemo bitewe n'imbuto zimwe zimwe zigira uruhu. Ntabwo mvuze igihu cy'inyuma, mvuze babyita uturemangingo ngira ngo ni amaselule yagize iyo fluid, agira agahu k'inyuma bita pectine. Iyo pectine iyo ibaye fermente akenshi itanga methanol aho gutanga ethanol. Mu buryo bwo gutandukanya ethanol na methanol babitandukanya bakurikije ibyo bita propriété physique. Navuga uburyo tubibona physique, ni ukuvuga ngo iyo ucaniriye ya mvange yawe ya diva yawe wonyine ethanol na methanol, iyo ubicaniriye methanol igira icyo température d'ébullition cyagiye itangira kubira izamuka. Ifite température d'ébullition iri kuri 64.7. Urumva yo iri hasi. Noneho methanol yo ethanol nako ikagira température d'ébullition iri hejuru ya 68. Icyo gihe rero mu buryo bwo kubitandukanya ushobora gufata ya diva yawe umaze gukora fermentation ukayicanira wageza kuri dogere 66 ukayistabiliza, noneho ukareka ya methanol ikavamo. Iyo ivuyemo icyo gihe usigarana ethanol, usigarana diva yawe iri methanol yonyine, noneho ukaba wayitunganya nta methanol. Naho ku marike rero bivuga ngo no gufata alcool bagasanga bayikuye muri ya produit yawe fermenté, noneho bigatanga ikinyobwa kitwa rikeri gifite alcool nyinshi kurusha bya bindi byombi.